Abantu benshi batekereza ko ubukene buturuka ku kubura amahirwe, amashuri, imiryango ikize cyangwa igihugu kibi. Ariko ukuri ni uko abantu bahera mu bukene kubera ingeso bakomeza gukora buri munsi batanabizi. Akaba ariyo mpamvu twahisemo kubabwira ingeso 5 zikomeye ziheza abantu mu bukene, n'impamvu rimwe ikomeye cyane ndetse nuko ukwiye kuyigaranzura kugira ngo ugere ku nzozi zawe. Ndagira ngo bari natwe kugeza usobanukiye ingeso ya 5 kuko niyo abantu benshi batsindirwaho kubera kutamenya. Ingeso ya mbere ni ingeso yo gutinza ibintu, ibizwi nka procrastination. Uba wibwira uti nzabikora ejo, nzatangira ejo, nziga ejo, nzashaka akazi ejo, mbese ugahora wumva imbere yawe hari igihe cyo gukora ibyo wakagombye kuba uri gukora aka kanya. Iyi ngeso ni umwanzi wa mbere w'iterambere, ikaba n'indwara ikomeye igumisha abantu benshi mu bukene. Impamvu ingeso ikomeye cyane: gutinza ibintu bituma utangira gutakaza igihe, kandi igihe ni umutungo urusha amafaranga agaciro, kikaba n'igishoro gikomeye ku muntu ufite ibyo ashaka kubaka. Umuntu utinza ibintu ahora ari mu nzozi, ntajya atera intambwe ngo atangire ibikorwa ahora ategura. Abantu bateye imbere ntibategereza ko bumva biteguye, baratangira nubwo baba bagifite ubwoba. Ukuri kubabaje cyane kuri iyi ngingo nuko abantu benshi bageze mu myaka 30, 40 cyangwa 50 bataragera ku kintu na kimwe. Ntabwo ari uko baba batabishoboye, ahubwo nuko batinze gutangira. Niba wisuzuma ugasanga iyi ngeso nawe uyigira, umenye ko gutera imbere kwawe bikiri kure nk'ukwezi, utangira ushaka icyo ukora. Ingeso ya kabiri ni ingeso yo gukoresha amafaranga nabi, financial indiscipline. Kugura ibyo udakeneye, inzoga, itabi, urumogi, amakredit adafite umumaro, gusesagura aho kwizigama no gushora. Ibi bintu ni ikibazo gikomeye cyane. Impamvu ikomeye: amafaranga make akoreshejwe neza ashobora kubaka ubukire, ariko amafaranga menshi akoreshejwe nabi aganisha mu bukene. Urugero rufatika hano: umuntu unywera ibihumbi 2 buri munsi abinywera inzoga, mu kwezi aba amaze kunywera ibihumbi 60, naho mu mwaka aba amaze kunywera ibihumbi 720. Aya mafaranga ashobora gutangira business, kwiga skills nshya cyangwa ubumenyi bushya, akaba minervare y'umwuga waguteza imbere, kugura ibikoresho by'akazi ndetse n'ibindi. Ariko aya mafaranga ugasanga umuntu arayanywera. Ingeso ya 3 ni ingeso yo kwishimira bike no kutagira ambition cyangwa se intego. Nge sinifuza byinshi, niba mbonye icyo kurya naho kurambika umusaya ubwo birahagije, n'ibindi nk'ibyo. Ibi nabyo ni ikibazo gikomeye cyane. Impamvu: iyo udafite icyerekezo kinini, ubwonko bwawe ntibushaka inzira zo kukigeraho. Abantu bateye imbere bagerageza kureba kure, ntabwo babona gusa uyu munsi. Ukuri kutagibwaho impaka rero kuri iyi ngingo nuko kwemera ubuzima bubi atari ukwicisha bugufi, ahubwo no kwima amahirwe. Ingeso ya 4 ni ingeso yo guhora mu bantu bataguteza imbere. Aha turavuga inshuti zikunda inzoga, amatiku, guta igihe, gutuka bateye imbere n'ibindi nk'ibyo. Impamvu ingeso nayo ikomeye cyane: nawe uhita uhinduka ibyo uganira, kandi inshuti zawe zishobora kugukurura hejuru cyangwa zikakujyana hasi cyane. Ukuri kuri iyi ngingo: niba uri mu bantu nta n'umwe urota, nta n'umwe uharanira gutera imbere, nawe amahirwe menshi nuko uzaba nkabo. Rero izi nshuti ugomba kuzirinda nk'uko urara mu nzitiramibu kugira ngo utarwara malariya. Ingeso ya 5 ari nayo ya nyuma ni ingeso yo kwanga kwiga no kwanga impinduka. Umuntu uhora avuga ati sinshobora kwiga, ibyo nibyo abize, biragoye cyane ko yatera imbere mu buzima bwe. Impamvu ingeso ari ikibazo cyane: ntabwo ubona ko isi ihinduka vuba. Ubumenyi ni ikintu kinini cyane kiruta impamyabumenyi. Skills nshya cyangwa ubumenyi bushya bingana n'amahirwe mashya, amahirwe mashya nayo angana n'amafaranga mashya. Ukuri kuri iyi ngingo: nutarize amashuri menshi ashobora kwiga online, kwiga akazi kamwe, kwiga digital skills akaba mu buzima bwe. Icyo ukwiye kwibuka cyane: ntituba abakene kubera kubura amahirwe, ahubwo tuba abakene kubera ingeso dufite. Iyo uhinduye ingeso, imitekerereze irahinduka, ibikorwa bigahinduka, ubuzima bugahinduka. Niba ubanye natwe kugeza ku musozo, ni ikigaragaza ko witeguye guhinduka. Kora subscribe ubane natwe mu bindi biganiro tubategurira bimeze nk'ibi. Ese ni iyihe ngeso muri izi wibonyeho cyane? Ni iyihe ugiye gutangira guhindura guhera uyu munsi? Tangira guhindura ingeso imwe gusa, uzabona impinduka mu mezi 6.